Nshuti bakunze b'ikiganiro ntayorwa twagarutse muri ya gahunda y'ibiganiro biganisha kuri motivation ku bantu batangiye urugendo rwo gukorera kuri YouTube. Nababwiye yuko YouTube isigaye ihindura abantu benshi ubuzima bakibona babahemba amafaranga menshi kubera gutegura ibiganiro abantu baba bategereje, kuko YouTube nayo ntiracuruza. Abantu bakorera kuri YouTube nabo baba bameze nk'abakozi nyine ba YouTube, bakayifasha gutanga ibiganiro, bakayifasha kugeza ku bantu benshi za publicité mugenda mubona zinyura kuri YouTube. Hari ikiganiro n'abateguriye ubushize gikangurira abantu bose no kudacika intege, cyane cyane babandi batangiye urugendo rwa YouTube, kuko mu ntangiriro ibintu biba bikomeye, abantu batiyongera. Ntabwo ari we wenyine. Niba rero ubona ugitangira ukabona abantu bawe ntibiyongera, ukabona view ni nkeya, ukabona abasubscribe ntibari mu kuza, wicika intege. Ibi biganiro nabishyireho nyine kuguha courage kugira ngo ukomeze muri urwo rugendo, kuko na bariya benshi ba YouTube bafite amazina akomeye nabo baba barahereye hasi bakagenda bazamuka uko iminsi igenda iza, uko abantu bagenda bamenyerana. Uru ruhererekane rero rw'ibiganiro nashyizeho, nzakomeza kubikora muri kino kiganiro, nkaba ngaruka cyane ku bintu byagufasha kubona ibiganiro ukora. Ubundi iyo ukora umushinga wa YouTube ushobora kuvuga uti ngewe nzajya mvuga ibijyanye n'iyobokamana, ibyo babyita za niche, ahantu nyine ushobora kuvoma ibiganiro ushobora gukora, ukavuga uti ni domaine runaka, izo ni niche. Ariko ushobora no gukora rwose uko bitekereje, ugakora ugasanga uvuga kuri domaine zose z'ubuzima, nabwo ushobora kubikoresha. Muri kino kiganiro ndakugezaho ibintu utakeka yuko bishobora kukubera source d'inspiration, cyangwa se bishobora kukubera topic ikuzanira abantu benshi. Kubera ko abantu benshi baba bavuga ngo ngewe ntabwo nzi ibintu byinshi, ngo ntabwo nize, kandi YouTube iha ikaze buri muntu wese ushaka kuyikoreraho. Mu bintu rero bishobora kukuzanira abantu benshi, ushobora guhera no ku ntenge ufite wihariye, umwihariko wawe ukaba ari wo ugufasha gutera imbere. Tuvuge se urwaye ibiheri mu maso, ibyo bintu bishobora gutuma ukora ikiganiro kijyanye na bya biheri nyine ufite mu maso, kuko biba biri reyeri. Nujya kubwira abantu ngo umuti nakoresheje nivura ibiheri, bazabona nyine ko certain moment wabirwaye kandi wabikize, bityo bagukurikira ari benshi babyemere. Nuvuga uti accident, nutanga abantu ubuhamya ufite na video yerekana ko wakoze accident ukaba warayisohotsemo uri amahoro, bazabona koko kutababeshya ko atari ibintu wihimbiye, bityo ubone community yawe iragenda biyongera kuko uvuga ibintu koko waciyemo. Hari akana rero kitwa Tengetenge k'Akanyafurika. Ako kana kuri YouTube karimo kuhakura amafaranga udashobora kubara. Ubu ngubu abasitari benshi bakomeye barimo ab'Abanyamerika barimo baraza kugashaka kubera ko kubatse izina nyine kuri YouTube. Ako kana kitwa Tengetenge kaba kabyina ibintu nyine bya Tengetenge, ariko umwihariko wako gafite amaso ajya guturumbuka, aturumbutsemo nyine ubona ari manini ugereranyije n'uko kangana. Mu by'ukuri iyo ni inenge ako kana nayita ko ni inenge. Ibiremwa byose biba ari byiza, ariko we ushobora kuvuga uti uriya mwana afite, ni nk'aba bana bajyaga bavuga ngo bafite amaso ajya kumera nk'amatoroshi, afite amaso nyine adasanzwe. Ariko we ibyo ngibyo nibyo byamubereye source
de revenu nibyo byakuruye abantu bose kuza kureba ako kana ukuntu kameze. Ubu ngubu barimo baragatumira hirya no hino ngo kaze kabyine kajye mu mapubulisite akomeye, abahanzi bakagashyira mu mavidewo yabo y'amaklipe kugira ngo arebwe. Umva ubuzima bwako bwarahindutse, sinzi naho mperutse kusoma ko bemereye kumurihira ishuri ryiza mu bihugu bikomeye ngo azajye kwiga. Biturutse hehe? Kuri ka videwo yakoze ko kuri YouTube, abantu bakabona ko ari umwana udasanzwe, bakagenda bakora like, bagakora share, bagakora subscribe, umwana agenda ubuzima bwe bwiyongera. Aracyari umwana mutoya, afite abantu babimufashamo, afite abamaneja nyine bamugize, ariko byahereye kuri ya nenge, kuri bwa budasa bwe afite. Nawe rero ufite ikintu runaka ushobora gusangiza abandi, ushobora kukibasangiza, ariko se niba ufite na bwa budasa bwawe cyangwa na experience abantu benshi batahuye nayo, wowe ukaba warayihuye nayo, ushobora kuyigira topic, ukabona za view, ukabona abasubscribe benshi cyane. Topic rero zirahari, ushobora kuzikura ahantu uba, ushobora kuzikura ahantu utuye, ushobora kuzikura ahantu ukorera, topic ntizibuze, ushobora kureba ibikorwa biri hafi yawe ukabivugaho, ushobora kuvuga ibyo mu gihugu cyawe. Topic zose ziremewe kuri YouTube, keretse nyine za zindi zihamagarira abantu ibikorwa byo kwicana, bya violence, byo kugirirana nabi, keretse za topic zihamagarira abantu gukora ibikorwa by'ubusambanyi cyangwa berekana ibintu by'ubusambanyi, amafoto nyine ashobora kubera shock abandi. Mwajya musoma n'amategeko nyine mukamenya ibyemewe n'ibitemewe kugira ngo mutazabona ibihano kuri YouTube. Rero topic biroroshye kuzibona, wowe ushobora kwitegereza muri environment urimo ukahakura ibitekerezo, ariko by'umwihariko ubudasa rwose bw'umuntu uba usanga bimuzanira amafaranga menshi cyane. Reba kuri wowe, ushobora kubona inenge runaka cyangwa ikintu kikubayeho wowe wenyine utishimiye, ariko ugasanga nicyo kintu kigiye, umbabarire kubyita gutya, ariko reka nkite ngo nkigize igicuruzo. Hari abantu baba barwaye indwara runaka cyangwa se baremaye ku buryo runaka, ariko uzarebe videwo z'abo bantu, amavi ziba zifite amavi menshi cyane, kuko nyine baba batinyutse. Bisaba nyine ngo abantu babibafashemo, tuvuga wenda ni nk'umuntu umugaye cyangwa se w'impumyi cyangwa se w'iki, bisaba nyine ko hari ababibafashamo no gutinyuka no kubyiyemeza, ukemera na konsekansi zose zishobora kukubaho, imbi n'inziza. Ariko nkubwiye ko inenge y'umuntu cyangwa se ibibazo by'umuntu bishobora kuba topic avuga akageza ku bandi, kuko nyine n'abandi bahita bumviraho ubutumwa runaka, cyangwa se bikababera ubuhamya ko hari umuntu waciye mu kibazo runaka, nyamara afite ukuntu akibayemo, bitamubera blockage y'ubuzima. Njya mbona abantu ababyeyi tuvuge bafite abana bafite ikibazo runaka cy'ubuzima, ugasanga barasangiza abandi ibibazo bahura nabyo, ariko bubahirije ya mategeko ya YouTube, arimo ko umwana wenda mutoya atari byiza kumwexposa, n'andi mategeko ya YouTube. Topic rero zirahari, topic ntabwo zabuze. Abantu icyo bigusaba ni ukureba hirya no hino ugasangiza abandi ibyo watekereje. Ndagushimiye rero wowe wadukurikiye. Ibi ni uruhererekane rw'ibiganiro tuzajya dukora bya motivation. YouTube isigaye ari uburyo bwo gukora, isigaye ari uburyo bwo gukorera amafaranga, kandi iha ikaze buri wese. Icyangombwa ni ukwiga, icyangombwa ni ugusoma, ntucike intege niba ariyo ugitangira ukabona abantu ntibazamuka,
ukabona wabuze ibyo kuvuga, ariko ushobora kwitegereza nawe ubwawe ukiheraho, noneho ukabona ibyo usangiza abandi. Ibyo ukeka yuko wowe ubifata nk'ubuzima bwa buri munsi, bishobora kubera inspiration abandi, bishobora kubera igisubizo abandi. Niba ufite akazi runaka ukora buri munsi, niba ufite imirimo runaka ukora buri munsi, niba mu ishuri amasomo runaka wowe uzi, ariko abandi bashobora kuba batayazi kandi bakagira ibyo bakwigiraho. Hari abantu mu ishuri baba bametiriza imibare, abandi bametiriza histoire, abandi bametiriza chimie, abandi physique, ariko bashobora kwigishanya babihereye kuri YouTube. Topic rero zirahari, topic ntizizigera zishira, niyo zasa kandi hari igihe ibyo ngewe navuze, tuvuge wenda hari nk'ikiganiro nakoze kijyanye n'indwara ya kanseri, ni urugero, ariko uko nakivuze siko mugenzi wanjye azakivuga. Hari amagambo njye nzakoresha anyuranye n'ayo mugenzi wanjye azakoresha. Hari uburyo bunyuranye buri abantu badahuza, bizatuma rero umwe agira abamukurikira n'undi agire abamukurikira. Ndagukangura rero ntucike intege, niba waratangiye ibintu bya YouTube ukomeze. Uyu munsi wenda ntabwo bimeze neza, ariko n'abandi niko batangiye ari bitoya kandi bizagenda bikura. Icyangombwa ni ugukomeza ugakora, icyangombwa ni ugushakisha ukiga ibintu bishyashya, ukageza ku bagukurikiye nyine ibintu bifite isuku, ibintu bibagirira akamaro. Kandi YouTube nayo ikomeza guhereza abakorera kuri YouTube ibikoresho cyangwa ibintu byabafasha nyine gukora batarushye, cyangwa se kandi bakagira ibiganiro byiza ku buryo buboroheye. Njyewe rero waguteguriye kino kiganiro nitwa Celine, ni gahunda nashyizeho, nzakomeza gukora ibiganiro bijyanye n'ubuzima, ariko n'ibiganiro bya motivation nabonye ari ngombwa, kuko mu ntangiriro za buri mu YouTuber biba bikomeye, aba akeneye abantu bamutera inkunga, kandi kugera kure ni ugufashanya, kuko nanjye nashatse gucika intege, ariko ndavuga no, ibintu mbitangiza mfite icyo nari ngamije kandi ntabwo cyari cyaza, nta mpamvu rero yo gucika intege. Ntucike intege, ndakwinginze ntucike intege. Uyu munsi wenda uracyafite abantu bakeya, ariko bazakura. Nkubwiye ko ushobora gukora ikiganiro kimwe kigahindura ubuzima bwawe bwose. Njye nabibonye mu biganiro byanjye, hari ibiganiro ushobora gukora bikaba abantu bakeya, ariko ugakora ikiganiro kimwe abantu bose bagakora subscribe, ko bizeye ko uzabaha nyine ibindi bikurikiyeho bijyanye n'ubushobozi bakubonyemo. Rero ndakwinginze ukomeze gukora, ukomeze gushaka, ukomeze kwiga, ukomeze kwiyungura ubwenge, kugira nyine ngo urusheho gukora neza. Njyewe gutegurira bino biganiro nitwa Celine, urubuga ni Ntayorwa. Mugire amahoro.